bwabujije Kiyovu gutsinda Sunrise, nta bwabujije Kiyovu gutsinda Mukura. Ayo makosa zagiye zikora rero nahereye muri sezi ishize niyo yatumye APR ba champion. Navuga ngo ni pari merite kubera ko izi amahirwe ahagije ubwazo zikaba wa mwana utabasha kumira umutsima nyamara hawe imboga. Dore ngiyi rero reka bayambika imidari, amateka ikomeze yakore, ikomeze bayobore. Ngira ngo ni n'inkuru mbi mu matwi y'abafana ba ekipe mu gihe koko yabiguza abanyamahanga nk'uko bivugwa. None urumva ko n'ikinyuranyo cyari kirimo muri karite nayo izahita ikigabanya, nayo igura abakinnyi beza kandi nigura izazirusha abakinnyi beza kuko izirusha n'amafaranga. Navuga nti ubwami bwa APR muri shampiyona y'u Rwanda bwo burakomeza buganze mu gihe kitari gito. Icyo gusa kureba ni ukwibaza ngo nayo ni ukuzamura urwego uko isohoka ikareba ko yarushaho gukora neza. Ariko felicitation vraiment, imyaka 2 ikurikiranya batwara shampiyona ntako batagize, byari byiza cyane. Ariko nkanezezwa cyane soza no kuba byibura ari kurangira no suspense shampiyona igasoza amakipe atanira igikombe ari 2 cyangwa 3, hanyuma no kumanuka hagasoza ari nk'amakipe 4 arwana kutamanuka. Biba bitwereka ko haba harabayemo imbaraga no kwegerana cyane. Nashimira Rayon yatanze challenge, nashimira Kiyovu yatanze challenge, ariko nkavuga nti by'umwihariko APR ubwayo yo yatwaye igikombe. Felicitation pari merite, ubwo barazirusha nyine nazo umwaka utaha zishyiremo akagufu zikamate zirebe ko zayirusha. Hanyuma rigano nyemerere gato tubanze twikoze no mu ntara gato cyane. Hari bagenzi bacu twagiye tubana bari mu ntara. Reka mpere mu karere ka Nyagatare kuri stade ya Gorogota, stade y'akarere ka Nyagatare. Twakira mugenzi wacu Olivier nawe atubwire uko abareyo mu by'ukuri bakiriye mu by'ukuri uko gutwara igikombe kwa APR, niba nta nubwo bafite ku wa gatandatu aho bazabahanganye n'iyi APR mu mikino y'igikombe cy'amahoro. Olivier, umwanya n'uwawe utubwire uko birangiye aho ngaho Nyagatare nko mu munota n'igice tuze twerekeza ni Rubavu. Urakoze cyane tonto Axel. Nta kindi federation y'umupira w'amaguru ikoze umukino urangiye nyuma y'aho ikipe ya Rayon Sport bashe gutsinda igitego 1-0 nuko ifashe igikombe n'imidari yari yazanye byose ikabishyira mu modoka ikaba ibigareye ku cyicaro cya federation y'umupira w'amaguru. Ariko kuri Rayon Sport icyo wabonaga bavugaga bati twakoze amakosa kuri Gorilla, ntabwo dushaka kongera gukora andi makosa nk'aya ngaya, byibura reka dutsinde match yacu, nta wamenye biza kuva ku bindi bibuga. Ariko mu by'ukuri wabonaga ko abareyo yaba Francis yaba ikipe mu rusange ntabwo biyumvishaga ko batwara igikombe ikipe ya Kiyovu Sport n'ikipe ya APR. Bavuga ati byibura reka dukora ibyacu, ariko icyizere ntabwo cyari gikubiye kenshi cyane. Cy'umuntu yavuga urebye n'imikinire yabo birezerivaga cyane, yaba Ojira ntiyabanje mu kibuga, yaba Ruvumu nibarangije umukino, usibye wona nabarangije umukino kuko we yifuza kuba top scorer. Ariko ni ikipe bakije rwose ubona ko birezeriva. Ba Rudasingwa Prince baje kujya mu kibuga, umupeti wabo witwa Messi aje kujya mu kibuga Pascal. Kigaragara nuko bari babizi ko match wenda bashobora kuyitsinda kugira ngo hagize ikiza kuba ahandi wenda bize kubasova. Ariko wabona ko imibare yahari ingingo n'ikipe ya Rayon Sport yose iri ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'amahoro. Niyo mpamvu rero match irangira igitego 1-0 ambiance ari mu karere ka Nyagatare. Ubundi rendezvous cyangwa se gahunda zose abareyo nabonaga agiye baziteguriye kuri match igikombe cy'amahoro mu rusange. Navuga ko ari ibyo bihe by'ingenzi cyangwa se ari cyo cyaranze imikino cyangwa se umukino ubera hanga kuri stade Gorogota n'ubundi mu rusange. Rayon Sport ibonye intsinzi, ariko target yose ibitekerezo ibyiyumviro byabo byose byaba biri mu cyumweru gitaha ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro. Tonto Axel. Urakoze cyane Olivier kutubwira uko birangiye kabisa aho ngaho Nyagatare n'uburyo bareyo babyakiriye muri rusange, bavuga bati gahunda nayihuye muri weekend itaha. Hanyuma rero reka nkubitire ni Rubavu kuri stade Umuganda y'akarere ka Rubavu haberaga umukino wa Etincelle na ekipe ya Rwamagana. Hanyuma Eric na Kimana nawe turamufite ku murongo wa telefone. Eric, ikipe ya Rwamagana yakiriye gute kurokoka kutajya mu cyiciro cya kabiri?
ibyishimo n'akanyamuneza ni ukuririmba ni impundu kuba ari n'abategarugori bari mu karere ka Rwamagana kuko dukora igice cya mbere nk'uko nabigarutse ubu cyarangiye kipenye yamanutse ku cyiciro cya kabiri ko nabiteguye nongera kugaragaza cy'iminota 45 n'igice cya kabiri ari igomba guhisura ibyari bihishwe tuvugana turi mu byahisuwe ku kirangire igitego kimwe kuri kimwe ariko wajya kureba muri kaga kangara kabo ikipe yari guhatanya kugwa mu cyiciro cya mbere kuri kariki ikipe ya Marine no gutsinda polisi yuzuza amanota 38 harimo ikipe ya Bugesera ishinga AS yari yuzuza amanota 38 akamagano tarihe mwenye mbere ikipe ya Kanseri yuzuza amanota 31 harimo ikipe ya Rutsiro itsindwa na Kiyovu ingira amanota 30 birumvikana iburasirazuba ni inkuru nziza ni ibyishimo ariko aha i Rubavu bamwe mu bakunzi b'ikipe ya Rutsiro bari baje kwihera ijisho umukino mu by'ukuri batakirwa izababoroga bavuga bati ikipe yakiragiye cy'Rutsiro iramanutse nyuma y'imyaka 2 mu cyiciro cya mbere batisubiye mu cyiciro cya kabiri abikorera mu karere ka Rubavu bakora ibikorwa bitandukanye dore kandi na nk'ikipe yakiri imikino bakavuga ati turahombye batabana bacu bari kugenda bazamura impano zabo bati nuko bimeze ariko umwanzuro ku munsi w'ejo nagiranye ikiganiro cyihariye na guverineri w'intara y'Iburengerazuba bwana Bitegeko François mubaza kumanuka nk'ikipe ya Espoir yaha mu karere ka Rusizi yewe anarasesenguraga habona no kuri ikipe ya Rutsiro birakomeye cyane n'ubu birangiye imanutse yavuze ko bijyanye n'ibibazo iyi ntara y'ihura nabyo ingiza n'ibindi bitandukanye n'umupira w'amaguru kuba wenda bitagendereza mu ikipe abiri mu ikipe yari muri ntara agiye birakaba amanutse aravuga ati icyo ntago ari ikibazo cyaba ikibazo gikomeye cyane no kutamenya impamvu nyamukuru yatumye ama ikipe amanuka bati bagiye gufata umwanya bitekerezeho umwaka utabaza kino cyiciro cya kabiri ko bafite imbaraga zo guhita bongera kuzamuka mu cyiciro cya mbere kandi bagakora ibidasanzwe ahubwo rero nta kindi umuntu yavuga avuga ngo pole sana ku bakunzi b'ikipe ya Rutsiro hanyuma kandi congratulations kuri ikipe ya Rwamagana yewe na ikipe ya APR yegukanye shampiyona 20 nk'uko mwabigarutseho ahubwo kuri APR ni ugutegereza dore ko bari kuzisa mu myaka 30 bafite n'igikombe cy'abarofite n'urubanza n'ikipe ya Rayon Sport birumvikana ko none n'ibirori bikomeye abakozi b'ikipe ya APR bakomeje gutegura mu gihe Iburengerazuba ubu bafite ikipe ya Kanseri n'ikipe ya Marine Espoir yaramanutse n'ikipe ya Rutsiro iragiye kuko kuvuga ari ugutaruka atena Rigani Rugajo munyemere mbite umunsi mu by'ukuri nongere kubasubiza ijambo kandi nanjye ntago nabura gusimira timu ngari namwe murimo cause aka kazi 2022 ngira ngo bigeze ku munsi wa nyuma kandi tugiye gukora imibare itari imihirika ahubwo yari equation de 3 inconnue integro na trigonometry ntago byari byoroshye muri uyu mwaka urakoze cyane Ntakimana kutubwira uko byari byifashe ngaho kuri stade umuganda y'akarere ka Rubavu dushimira cyane rero na mugenzi wacu Olivier twari kumwe kabisa kuri stade y'akarere ka Nyagatare kuri stade Golgota ndabona rero mugenzi wanjye Riganere yagiye kunshakira kapiteni w'ikipe ya APR Wabitemana Ishimwe Jabel kugira ngo nawe tumwakira tubwire uburyo bakiriye kwegukana shampiyona y'uyu mwaka kabisa ni ibintu bitari byoroshye naka na agatoya rero akaba ari uko bimeze muri studio rero ndabona kapiteni Jabel yamaze kuhagera natangira amubwira nti felicitation kapiteni Jabel merci Rugangura kabisa ni Jabel ne kapiteni ikipe ya APR imaze kwegukana shampiyona navuga ko mu by'ukuri mva mutima zawe zimeze gute ni ibintu mwakiriye gute navuga ko ibyishimo bimeze gute Jabel muri rusange nka ekipe ni ibintu bidushimishije ni igikombe cyatuvunnye ntabwo byari byoroshye kuva umwaka w'imikino watangira kugeza kuri uyu munsi birinze birangira bigikomeye ni igikombe kidushimishije cyane kuko cyadutwaye imbaraga zose twari dufite kugira tubashe kukigeraho hanyuma Jabel navuga ko mu by'ukuri umutima wo gukomeza guhatana gukomeza guhangana kurinda mugeza ku mukino wa nyuma mukegukana igikombe ibanga ryabaye ihe motivation yabaye ihe mwe muhanganye n'ama ekipe akomeye izo za Kiyovu izo za Rayon ikipe zifite n'abanyamahanga nabo bakomeye mu by'ukuri navuga ko iryo shaka ubwo butwari mwabukuwe kugira ngo muhatane paka ku mukino wa nyuma mukarinda mwegukana n'igikombe motivation nta kindi cyayiduhaye murabizi APR ni ekipe ikinisha abakinnyi b'abanyarwanda gusa akenshi
abantu benshi baba badushidikanyaho bavuga ko abanyarwanda badashoboye biri mu bintu byaduteye imbaraga bitwumvisha ko tugomba guhatana tukerekana ko abanyarwanda bashoboye biri mu bintu byatumye rero tudacika intege n'ekipe dukinira izina ryayo ni izina rikoburisha gutwara igikombe byanga bikunda rero mantarima uguma utekereza igikombe ntabwo byigeze bituva mu mutwe. Hanyuma Ajabel ngira ngo hagiye habaho n'impinduka za hato na hato cyane cyane muri technical staff cyangwa se mu bijyanye n'abatoza ibya diri bigira gutya indoro ziravuga birarangira aragenda ikipe ifatwa mu by'ukuri n'abandi batoza haba koca Nefati n'abandi bagenze muri rusange mu by'ukuri ibyo ngibyo byo abatoza navuga ko uruhare rwabo rwabaye ruhe kugira ngo mugere kuri iyi ntsinzi mugezeho. Abatoza bakoze akazi gakomeye ndetse gakomeye cyane kuko bafashe ekipe itari mu bihe byiza ekipe yahinduye staff yihindura mu buryo butari bwiza byabasabye imbaraga nyinshi kugira ngo ekipe yongere ibe organize isubire ku murongo ibyo bakeneye k'ikina babibone ni ibintu byatugoye kuko mwabonye ko habanje gushyirwamo amanota menshi n'amakipe twari duhanganye ariko aho tumariye kubyumva byagiye byoroha dressing room isubira ku murongo ekipe igaruka muri gahunda nziza. Hanyuma Captain Jabel mufite rero undi mukino ukomeye cyane mu by'ukuri mfitanye na ekipe ya Rayon Sport ni finali y'igikombe cy'amahoro kwa gatandatu w'icyumweru gitaha kuri stade mpuzamahanga ya Huye. Ubu abakunzi ba APR batangira gutekereza ko mushobora gutwara n'igikombe cy'amahoro ibikombe byose bikinirwa mu Rwanda mukabitwara. Bagomba kubitekereza kuko niyo ntego yacu ndetse twanabasaba kuzaza ari benshi kuko iyo bahari imbaraga zabo tuba tuzikeneye hari icyo zitwongerera nibumve ko ibi biduhagije kuko n'igikombe cy'amahoro turifuza kugitwara. Hanyuma Jabel dusoza sinzi wenda ubutumwa noneho nyirizina wagenera abakunzi b'ikipe ya APR ababashije kugera hano kuri stade kubashyigikira abatabashije kuhagera bari mu gihugu abari hanze y'igihugu ugira ubutumwa ubagenera abakunzi ba ekipe ya APR ugira n'ubutumwa ugenera ubuyobozi bwa ekipe ya APR. Abakunzi ba APR ubutumwa nabagenera bagomba kujya bahora bashyigikira ikipe yabo muri shampiyona hari ahantu byagezemo hagati turababura ariko ntago ariko bikwiye kugenda kuguma bari kuri ekipe yabo bayishyigikira bayitera ingabo mu bitugu kuko n'abakinnyi baba biteguye kubarwanirira kandi bajye birinda ibintu bumva hanze bivugwa ko APR ijya gukina match yarangiye nta match nimwe tujya gukina yarangiye match zose ziba zidukomereye n'ikimenyimenyi ikipe zose twaye duhanganiye ibikombe twabashije kuzitsindira ntabwo ushobora kujya gukina n'ikipe muhangane igikombe match yarangiye biba byerekana ko ufite ubushobozi ngire ngo barabibonye duhura na Kiyovu mu gikombe cy'amahoro match zombi ntabwo yabashije kudutsinda muri shampiyona twarayitsinze ni ibintu bibereka ko bafite ikipe nziza bagomba kuguma kuyiba hafi bakayishyigikira nicyo ngicyo nasaba abakunzi bayo ku ruhande rw'abayobozi bo nta kintu nabasaba ibyabo bahora babikora nta mwenda n'umwe bajya batubamo uretse kubashimira nta kintu na kimwe twabasaba twavuga ko twishimiye uburyo batwitaho uburyo batuba hafi n'uburyo baduha ibikenewe kugira